ndabasuhuza nk'ibisanzwe ni DJ Costa Daddy w'ababesto ndabasuhuza namwe mukurikiye papa cyangwe mukurikiye cyangwe and voice nari sawa papa nukupe wakupye reka dukomeze. So guys ndabasuhuje ni DJ Costa Daddy w'ababesto kandi ndabasuhuje cyane mwe mukurikiye cyangwa and voice channel kugira ibintu byiza cyane bigiye bibageraho. Turatari kuganira n'umutumirwa wanjye ariwe Berize. So Berize, abantu benshi cyane bakunda kwibaza ku bintu byinshi cyangwa bagatekereza ko cyane cyane ku gitsina gabo se cyangwa igitsina gore. Yego. Hari ukuntu bawumva abagore bamwe cyangwa se abakobwa bati ndamutse ngiriwe amahirwe yo kuba umukobwa nakora ibi. Abo ni ku bahungu nakora ibi, ku bakobwa ndamutse ngize amahirwe kuba umuhungu nakora ibi. Ese wenda kubwayo tugize n'amahirwe dutumira fashion cyangwa se umudenseri ariwe Berize, wowe uramutse ugiriwe amahirwe yo kuba waba umuhungu, ese ubuhungu bwawe wabukoresha iki? Gerageza uvuge cyane nyine kugira abantu badukurikiye batwumve. Icyo kibazo izo si inkuru ngenda ndamutse mbaye umuhungu najya ndy'ibyana bro. Wiki? Gutya byana nkasa. Ubuhungu bwawe wabukoresha kurya ibyana? Njye najya ndy'ibyana pa. Ko bikaze bro. Aha. Ahubwo se Costa ibaze nawe ngawe mbwira nawe uramutse ubaye umukobwa wakora iki? So njye ndamutse mbaye umukobwa sibyo? Ari amasaha ati ni amasaha. Yego. Bro njye ndamutse mbaye umukobwa ariko nabwira Imana ati uri Imana mu bukobwa bwanjye ugiye kumpereza ntuzashyiremo imihango sibyo? Imihango iraryana. Iyo nganire n'abakobwa nyine bambwira ko imihango iryana. So ikindi Imana najya nkura urumva Imana amafaranga abakobwa barya amafaranga yo gusa bro. Siri kumva gukorera ibintu byoroshye. Si ibintu byose ukureshya umugabo ukamuguya amafaranga. Usikara upfa kugenda nyine ngo wipanze ngo ugiye kumureka. Nicyo narinzi ko nyine umugabo ashobora kugutereta nawe ukamukarangira akanyobwa akaguhereza ibiceri ushaka. Wapi shasheri ntabwo nyine ntabwo ari gupfa kuyaguha pe. Ni ibisazi. The process ndende. Ese biri nyine havuyemo nk'ibyo wenda ngo kuzagira ikintu cyane namutse baye mu kuya ko natwe ibyana ntabwo bikubirya biba byoroshye. Nasaba ngo bamaze guha abahungu bangahe. Yewe. Uri kuvuga ngo uzagira ibyana uko umaze guha abahungu bangahe. Nyine ni nkasa nkaho ngaho ngubwiye. Ngo ni nkasa guys ni nkasa. Nose biri havuyemo wenda kuvuga ngo uzagira ibyana ubuhungu bwawe wabukoresha iki mu buzima busanzwe? Sha nyine tucyaze nyine mbona abahungu nyine nari biryawe nyine abahungu ntago babara nk'abakobwa bro nkuko ari bivuze ntango shasheri irarijyana pa ku buryo niba wumva wipfira. Yego nyine ndamutse mbaye umuhungu nyine nari ibyana sunakora iki? Najya nahisa nshakiye buri kimwe cyose nyine nkagikora nigenga ewana gutya. Kubera ko abahungu turigenga. Murigenga sha murigenga. Nyamara abahungu baba kwa nyina ntabwo bigenga. Niko bizi like ya wenda ni ibintu biba biraho nyine ariko abahungu baba kwa ba nyina ntabwo bigenga sibyo? So njye mbaye umukobwa ikintu cya mbere nasenga nasenga Imana kugira ngo mpure n'umusore w'ibogari bazambyarira icyana cyiza cyangwa iki gikobwa cyangwa iki gisiri icyana cyiza sibyo? Nta muntu utifuza kubyara icyana cyiza ngo ngende ndamutse mbyaranye nawe twabyara icyana cy'ikibogari cyiza. Ndamutse ari igihungu cya gifite favore nk'izi, ndamutse ari igikobwa cya gifite mu kanwa heza nk'ahawe mukara afite sura nziza. So guys mwumvise aramutse ari umuhungu ngo yajya arya ibyana boro amaze no guha abantu nka sa sibyo? So mumbarize aramutse wenda nk'aka kanya mumbarize flash hari umuntu unyongoreye urumva Beri? Yego. Kubera ko tuba turi na live cyane hari umuntu unyongoreye ngo waba ufite crush. Nta crush mfite. Nta crush ufite. So guys abantu mu byumba rero nta crush afite. Kindi ndi na single. Ari na single urumva cyane. Sasa rero muri comment vuba uri? Ndi single. Ari single muri comment guys. Niba okay uri single. Wumva se basi umusore wifuza kubwaho yaba ameze gute? Umuhungu muremure ukunda Imana n'abantu ukunda gufasha nyine w'iboga ufite amafaranga. Yego.
amafaranga zo ufite angahe nyine utagize icyabuze ibyo bari tuvuga muri ko ufite sibyo ufite amafaranga ukunda Imana ufasha abantu sibyo yego ukunda Imana n'abantu siko njyewe basi sinagukeneye umusore ufite ibigango ku buryo na nyine wiboga nawe akenewe nyine pana nkawe pana nkanjye uvana nkawe guys aransuzuguye bro guys aransuzuguye kubera icyo pana nkanjye oya se wowe icyambere urabyibushye of course ndagusumba se none se ugiye kuba nk'aka kandi ngo bamwe abakobwa bagufi bakunda abahungu barebare abahungu n'abakobwa barebare bagakunda abakobwa barebare gusa ubwo abagufi tuzabigenza gute abagufi nyine niyo muzakundwe na mama banyu guys mwabyumvise ko abantu bagufi tuzakunda n'ababyeyi bacu ase wabonye icyana okamafite se cyangwa kenisora cyahaze nyine man bihira bake ntabwo bihera bakeya bro amahirwe n'ay'abandi basanga atarayabo so guys dusoza gira ikintu ubwira abakunzi n'abafana bawe n'abantu bagukunda n'umuntu ukeneye kuguporopoza ko mwakundana ko yakwavuze kuri simba yego gira ikintu mubwira amana cyadanje ikintu babwira kabisa se ikintu cyamenye nabanje nyine kubashimira nyine abakunzi bacu mudukurikirana mukomeze muduflowinge munadusapotinge nyine turabakunda nicyo kintu nababwiye nyine turabakunda kandi tubifuriza ibyiza turi hano ngo tujye tubaha ibyishimo yego musikoroyinge museke murakare mujye mutera na komenti ariko kandi abanyarwanda ntimukadutuke abanyarwanda baratukana bro abanyarwanda bararakaye mukadutuke abanyarwanda bararakaye dusuhuzana Mr Fresh waririmbye iyo ndirimbo ngo bararakaye ciao 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 nakagaruka kuri cyangwa ni voice channel